Yes, ni wa muhigi wanyu ikiganiro ni The Hunter Show. Ngarutse ku bintu bibiri ngiye kubabaza kandi nkanabasobanurira. Ba nyiri ubwite ngiye kubaza barabizi. Si ngombwa kugira ngo nirwe nsakuza nirwe mbabaza ibintu hirya no hino. Ngiye kugaruka ku muntu bita, ntabwo nzi ko muri kunyumva neza. Ngiye kugaruka ku muntu bita Jihad. Mubaze se uri umuntu w'umugabo utekereza? Uri umuntu w'umugabo cyangwa se urakagabo urashenjetse uraho ngaho? Umbabarire ariko singiye kukwinjira mu bintu byinshi. Ariko se wakagombye guhakana ibintu wikoreye ukiregura kuriya? Uri umuntu w'umugabo utekereza? Biriya bintu wabikoze utabishaka, ariko kubw'inyota ufite social media uri kugaragaza ko biriya bintu bintera agahinda cyane. Uri kugaragaza ko wabikoze ubishaka. Umuntu w'umugabo ngenda bigura ko wabikoze utabishaka, ahubwo utangiye kugaragariza social media n'abandi bagukurikira ko wabishakaga. Gute? Ntabwo waca bugufi ukavuga ko ari ikintu cyakugwiririye, kuko wowe ugiye kureba ku ruhande n'abantu tubibonesha amaso. Biriya bintu ntabwo wabikora uri umuntu muzima utekereza, ntabwo wabikora uri umuntu ugira gute uri tayari mu bwonko. Ngenda bigura ko biriya bintu ntabwo wabikoze ubishaka. Witangira kujya kubwira abantu ko ibintu wabikoze ubishaka, ugaragaza kuri murashaka bakuzamurire abakunzi cyane. Reka mbivuga muri icyo kinyarwanda, ntabwo ari byo. Ikigaragara cyo iriya video yaragutunguye, wigaragaza ko wowe byabaye bishaka. Uburinde wo kwirirwa ugaragaza agapipi ku muhanda, video yawe y'agapipi kawe ugenda igaragara kuri social media ahantu hose. Urinde wo kugaragaza ko wabikoze ubishaka. Jihad ntabwo uri umuntu wo kwidefanda kuriya ngo ugaragaze ko ugomba gushyira ubwambure bwawe ku gasozi kugira ngo abantu bakumenye. Ariko se bundi buriya werekanye iki? Ko nabonye nta kintu kiriho, nta kintu kiriho, nta kintu werekanye. Ahubwo n'umusheri wawe wagukundaga arahita agira gute, arahita amera nkaho kupya amashanyarazi. Umuntu w'umusore uri aho ngaho. Ariko se bundi buri umusore uri umusaza, urakuze, kuko ngegeye nakumenye kera, ndakuze, ndashatse, ndubatse, uracyari aho ngaho. Reka nkubwire Jihad, wigaragariza social media ko ibintu byakubayeho wabishakaga, nawe byaragutunguye, ujya muri koma y'iminsi 3, uwagusohoka birakunaniye, uheze mu rugo, ariko urangije uraza ngo ibintu nakoze ngo narabishakaga, nashyize agapipi kanjye hasi hanze muri social media ndakazunguza. No, wewe wibesha abanyarwanda wangu, ntabwo wabishakaga, ahubwo wewe byaragutunguye. Umutima urazamuka, icyunzwe kirakubira, ujya muri ko muyivamo, wabuze aho unyura. Ariko ninde mugabo washyira ubwambure hanze ubwe ari mu tuntu nka turiya akaba ari muzima atekereza? Biriya bintu ntabwo ari byo. Wibesha abanyarwanda, wijyaho ngo wihagarareho. Ni nkuko wa mwana uhiriye mu nzu ye atabura hapfunda imitwe, nawe wabuze aho upfunda imitwe utangira kuza imbere ya social media uvuga ngo ngiye ngo narabishakaga. Biriya bintu ndakwibutsa ko nanone utazongera kuvuga ngo warabishakaga. Ntiwigeze ubishaka, kuko nawe byaragutunguye. Kuko umuntu tuzi nka Jihad ntabwo ari umuntu wo kwicara utekereza ufite ubwonko buzima ngo akore biriya bintu narangiza agaruke yumvisha abaturage ko yabishakaga. Ubwo se uwabibonye yavuga ngo iki video zirirwa zitembera n'agapipi gatoya ku muhanda? Ntabwo nabuze uburyo nabyita buriya, nabuze uburyo nabyita. Iyo tuza guhura mbere y'igihe ngo nkugira inama y'ibintu urimo ko nta cyerekezo, buriya se n'iki waba uri kwerekana? Ejo uragira ngo n'abana bacu bazagende berekana kubera Jihad bamukunda? Hoya, gabanya. Kubu aka kanya turi kuri The Hunter Show tuvuga Jihad, ntabwo twakagombye kuba turimo turakuvuga. Dufite ibindi byinshi, dufite tugomba gutembera. Ariko biriya bintu wakoze wisubireho, uri umuntu w'umugabo. Ahubwo nakugira inama yo kugaruka kuri social media wanyuzeho uzunguza kari akantu, kuko nta kintu kirimo. Ukagaruka ukabasaba imbabazi, ukajyaho ugatanga ugasaba imbabazi. Nyamuneka ugaca bugufi, kuko iriya video yaragutunguye. Amakuru arahari, ibihamya birahari ko video yagutunguye. Kugaruka wumvisha abanyarwanda ko wowe video wayikoze ubishaka, ntabwo ari byo.
kuruba umuntu w'umugabo. Kuba umugabo ntago ari ukugenda ukuzunguza kara abantu, ahubwo njyewe na video narayibonye isoni ziranyica, kuko buriya mbitekereje neza njyewe nakuze nkumva bakuvuga buriya andi umuntu ushobora kuba ageragezamo gake uri hejuru nka ekesendere nawe, ariko nkeka ko umuruta nawe uramuruta. Ariko kubona umuntu ukuze ajya muri biriya bintu atabishaka, kuko njye ntamya ko iriya video wowe yaragutunguye, ntabwo wigeze uyikora ubishaka, ukagaruka imbere y'amaso y'abanyarwanda ukavuga ngo warabishakaga. Werekanaga pipi ku muhanda, izuba riva, video ziratembereye igihugu cyose, barakubonye ko wiri utembereza agapipi. Gute wowe uri umuntu utekereza? Ntago ari ibyo byaragutunguye. Tugaruke ku kiganiro cyawe na papa nafata ku mavuta. Niko muvuga ngo abantu ngo babateye inda, ese uvuga ngo bateye inda, ngo abandi bateye hirya, we watweretse sheri wawe ukamutwereka, ni nashaka bari umuhungu cyangwa umukobwa ukamutwereka tukamumenya, ukadukura mu rungabangabo mu rujijo, ukaduhugura, ukatwereka, tukabona jihad wundi. Jihad ugiye imyaka 50 igiye kuzura, igiye no kurenga. Nta kintu rero watwereka w'ikindi kutwereka nk'umuntu mukuru twubaho, uri kutwereka agapipi. Nta gapipi burase sheri wawe wabonye, we yabonye hari ikintu ufite koko? Nta kintu ufite. Nta kintu ufite, n'akantu gato kangana gutya. Niyo mpamvu dutekereza tukareba tugasanga jihad wowe tutangiye kwibaza ibintu byinshi, gutuma dutekereza byinshi cyane. Hariya nta kintu buri kwigisha, nta kintu wowe uri kutwigisha, ahubwo biba bigaragaza kuri kutuvamo gake gake ugenda ukuramo ikirenge. Nyamuneka tabara, niba utabashe no kwitabara uvuga tugutabarize. Nta kintu uri kwerekana. Jihad ibintu uri gukora ntago ari byo, ndabivuga mbisubiriramo, ntago ari byo rwose.